Halo bakunzi ba Diamond TV official, nk'ibisanzwe rero turagarutse n'amakuru yacu umunsi ku munsi, amakuru agezweho, amakuru y'imyidagaduro. Ubu rero uyu munsi ikituzanye ni amakuru navuga yatangajwe na Miss Mutesi Jolly ubwo yaramaze guhabwa igihembo muri The Choice Award. The Choice Award twibutse ko ni irushanwa ryatanze ibihembo ku bahanzi batandukanye bagiye bitwara neza mu ngeri zitandukanye, harimo aba social media influencers, harimo abahanzi, harimo abakinnyi. Ni ibihembo byirukanye n'abasitari benshi bo mu Rwanda batandukanye mu ngeri zitandukanye, ariko ndetse na Mutesi Jolly uyu tugiye kuvugaho nawe ari mu begukanye igihembo. Nyuma rero yuko Mutesi Jolly yegukanye igihembo, itangazamakuru ryaje kumwegera riramwegera muri interview yatanze, ariko ni interview yari yiganjemo ibyishimo cya mbere, ariko kandi ni interview yagiraga ahantu hamwe na hamwe ikoma ku bantu bamwe na bamwe. Jolly yagarutseho cyane cyane uwo tuvugaho ni Prince Kid. Prince Kid anafitanye isano na Miss Rwanda. Mwibuke ko uyu Prince Kid ari we utegura irushanwa rya Miss Rwanda. Ubusanzwe izina bamuzi ni Prince Kid, ariko ubundi yitwa Ishimwe Dieudonné. Uyu rero akaba ari we utegura irushanwa rya Miss Rwanda nk'uko nari kubivuga, binyuze muri Rwanda Inspiration Backup. Mutesi Jolly yaje kubazwa impamvu nyamukuru atagaragaye mu kanama nkemurampaka katuranyije abakobwa 20 bagiye muri bootcamp ya Miss Rwanda. Aramuza ati ese umunyamakuru umwe aramuza ati ese Miss Jolly wakiriye gute kuba utaragaragaye mu kanama nkemurampaka? Yisekera ubura ntacyo mbwira, avuze ati shaho ati nyine ubwo tibankuyemo atakanama nkemurampaka yene kagomba guhinduka umunsi ku munsi, ariko nta wundi avuga. Yavuze ati Prince Kid yankuyemo yaranyirukanye, ati kuko ati Miss Rwanda se shaho kari nk'akari make, ati yankuyemo nyine. Ariko yongera avuga ati ariko gusa ntareke kunkura ku mugati, ati nareke dukorane kandi yareke gutuma ntakaza hiti yanjye, ati kuko Miss Rwanda ntawe nyihungiye, ndahari nanjye ndi hafi yayo. Ati rero ntabwo Prince Kid yakankuye ku mugati. Ibi rero umuntu twibajije ngo se nyuma yo gutangaza ibintu bijya kuri Prince Kid bizumvikana gute? Ese ntaza gufata umwanzuro burundu tukaba tutazongera kubona Mutesi Jolly mu kanama nkemurampaka ka Miss Rwanda? Gusa ikindi yongeyeho n'umunyamakuru, ariko bonaga ari nko kumushotora, amubaje ati ariko nibiguma gutya ufite gahunda yo kuzazana Miss East Africa mu Rwanda? Miss Jolly ati yego, ati yego. Ariko urumva nyine ko ngira ngo abagumye kwibaza impamvu atagarutse mu kanama nkemurampaka, niyo mpamvu yayisobanuye. Ibyo rero mwavugaga ngo ari uko ngo ashobora kuba ngo yaragaragaje amarangamutima, akavuga ko Muheto ari mwiza n'ibindi. Ntabwo ari byo, ni uko nyine ushinzwe gutegura irushanwa rya Miss Rwanda urihagarariye ubishinzwe Prince Kid Dieudonné yamukuyemo nyine mu kanama, buriya wenda azamugarura, reka tubyitege. Ikindi rero yaje kumubaza kuri Miss Rwanda 2024, amaze ati ese Miss Jolly iri rushanwa urarizi riri kuba, wagiye muri pre-selections zose, amajonjoro y'abanzi wagiyemo, n'icyo ubona gishyashya n'iki cyagutunguye? Yahise avuga ati ikintu cyantunguye cyane muri rushanwa ni inclusivity. Ni ukuvuga ngo buri mukobwa wese yisanzemo mu irushanwa. Murabyuke ko irushanwa hajemo abakobwa uyu mwaka, aribwo hagaragayemo abakobwa bafite ubumuga, bamugaye ingingo zimwe na zimwe, ndetse n'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Ngira ngo ubu ngubu hasigayemo uwitwa Jeannette, niwe usigayemo mu bakobwa 19. Mwibuke ko umwe yamaje gusezera ku bushake bwiwe kubw'impamvu ze bwite n'umuryango we, ubu hasigaye 19. Uwo mukobwa none aracyarimo. Mutesi Jolly avuze ati rwose irushanwa icyo rigamije ni uko buri mukobwa wese azamuka. Ati rero byaranejeje cyane kubona ikintu cya inclusivity kigaragara mu irushanwa. Ati uyu mwaka Miss Rwanda navuga ko yaryoshye cyane. Icyo rero twabatangarizaga abagumaga kwibaza impamvu Mutesi Jolly atagaragaye mu kanama kameje abakobwa 20 bakomeje muri bootcamp, ngira ngo murasobanukiwe. Nuko nyine uwitwa Prince Kid ushinzwe kuritegura yamusezereye, yamukuye mu kanama nkemurampaka. Ntawamenya wenda azagarukamo, ariko ubwo natagarukamo nta kundi. Ngayo rero kuri Diamond TV mukomeze mudukunde nk'uko twababwiye, mukore subscribe, share ndetse na comment, umukandi no kukazogera kugira ngo mukomeje kubona notification z'inkuru zacu tubashyiriraho. Reka tubabwire ngo ciao nakagaruka mu zindi nkuru ziri imbere turi gukomeza kubatunganyiriza. Ikindi ariko kandi tubibukira ko Miss Rwanda nayo ni iminsi mike tukamenya uzaba Miss uyu mwaka. Turabakunda cyane rero, Imana yo mu ijuru nikomeze bagwizeho ibyiza byose mwifuza. Ciao.